Ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mukamugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri tariki ya 16 Ukwakira 2025 twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu byaje kwiganza cyane cyane ku masaha yo ku gicamunsi, ndetse ibi bicu bikaba byagaragayemo byatanze imvura aho yaguye ikaba ahenshi yagaragayemo urubura. Aha rero akaba ari mu ntara y'Iburasirazuba mu bice byaho byinshi, mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Iburengerazuba. Turakomeza guteganya imvura muri aya masaha ya nijoro mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Dukomeze turibiteganya gihe ryejo ku itariki ya 17 duhere ku muyaga uteganijwe. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga uringaniye ariko ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse n'8 ku isegonda, uzaturuka mu bice by'Iburasirazuba ugana mu Majyaruguru y'Iburengerazuba. Hateganijwe ko ikirere ku masaha ya mugitondo mu ntara y'Amajyepfo kiri burangwe n'ibicu birube byiganje, ndetse ibicu byiganje biri butanga imvura yumvikanamo inkuba mbere ya saa sita mu karere ka Nyamagabe, akahuye n'Akanyaruguru, igihe ahandi hasigaye hari burangwe n'ubundi n'ibicu bizaba byiganje. Naho mu ntara y'Iburengerazuba hateganijwe ko mu turere twaho twose mbere ya saa sita hazagwa imvura yumvikanamo inkuba. Muri iyi ntara kandi niho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe gito ugereranyije n'ibindi mu gihugu. Nyabihu ikazaba ikonje kuko izaba ifite -10°C. Mu ntara y'Amajyaruguru naho hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba mbere ya saa sita, ndetse igipimo cy'ubushyuhe muri ntara kizaba kiri hagati ya -13°C na -15°C. Mu ntara y'Iburasirazuba turateganya ibicu bizaba byiganje mu masaha ya mbere ya saa sita, nta mvura ihateganijwe, ariko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -15°C ndetse na 18. Mu mujyi wa Kigali naho nta mvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita, hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -18°C. Ku gicamunsi imvura iziyongera ndetse yumvikanemo inkuba, ikaba iteganijwe mu turere twose tw'intara y'Amajyepfo. Muri intara kandi Kamonyi izageza kuri -28. Mu ntara y'Iburengerazuba turakomeza guteganyayo imvura n'ubundi no ku masaha ku gicamunsi yumvikanamo inkuba. Rusizi akaba izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ibindi cya -27. Imvura yumvikanamo inkuba kandi turakomeza kwiteganya ku masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'Amajyaruguru. Rulindo ikazageza kuri -26. Mu ntara y'Iburasirazuba naho imvura yumvikanamo inkuba iteganijwe mu turere twaho twose ku masaha yo ku gicamunsi. Nyagatare ndetse na Bugesera hakaba hateganijwe -28. I Kigali hakaba hateganijwe imvura nayo yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi na -29. Bivuge ko ku munsi w'ejo Kigali ariho hazaba hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ibindi mu gihugu. Dukomeze turebe iteganyagihe ry'indi minsi iri imbere. Turakomeza guteganya imvura guhera ku itariki ya 17 kugera ku itariki ya 20 mu turere dutandukanye tw'igihugu, bitewe n'uko dukomeje kuba mu isangano ry'umuyaga utuma tugira ubuhehere bw'umwuka uhagije, no kuvuga umuyaga uturuka mu Burasirazuba bwa Afurika uhura n'uturuka mu Burengerazuba. Dusoze tubabwira yuko izuba ejo riteganijwe kurasa saa 11:40 za mu gitondo, rikazarenga saa 11:54 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarakira ryo ku munsi w'ejo, tunakomeza kubifuriza kugira umugoroba mwiza.